nishaka mvuge no mu ikanisa no mu buzima busanzwe no mu rugo rwawe, ngo wicare utekereze, uteganye, unategura ukora igenamigambi ry'aho ushaka kuva n'aho ushaka kugera. uba uri umujura, uba uri igisambo, uba ukwiriye gukatirwa igifungo cya burundu. Uti kubera iki? Iyo udatekereza, mureke mbabwire ikintu kimwe gikomeye. Muri aba Baheburayo mu gice cya 11 aratubwira ngo kwizera ngo niko kutumenyesha ko ibyo tureba byavuye mu biki, mu byo tutareba. Nukuvuga ngo mbere yuko iriya etaje tuvuyemo ihagarara kuriya muhemu ibone ihagaze, yari mu bitekerezo bya enjeniyere cyangwa bya nyirayo wagize gute. Icyo kintu turacumvikanye. Iyi meza muhemubona ziri imbere yacu n'izi design zifite kugira ngo igire amaguru abajije kuriye, mbere yuko ntabwo byapfuye kuza gutya gusa ngo bibe babone birikoze. Byavuye muki, mu bitekerezo z'umubaji wabajije ino meza. Ukwiye cyaka ngo igire utuguru tunyunyutse tungana nk'urutoki rwanje, niko yari kubingana, kandi sinzi ko yari kuba ikora ikingi iri mu ihayigira gute ihayikora. Iyo uri umuyobozi uhora uri busy gusa, uhora gusa uri muri ruyenge, niko abakongomani baza bavuga, uhora gusa muri ambiance, utazufata umwanya ngo utekereze ngo uvuge ngo ndashaka ko hamwe n'umwuka wera n'Imana iri kanisa rizaba rimeze ABCD. Ngo wicare nk'abayobozi mutekerereze hamwe, muvuge ngo iki kintu kirakwiriye, iki ntigikwiriye, iki ngiki sico. Waba uhayobya bwa bwoko bwose na bwa busho bwose na ba bantu bose ubereye umuyobozi. Iyo udakoze, iyo udateganije ngo uzigame, ngo uvuge ngo reka nteganye uno munsi bimeze gutya, ariko siko bizagira gute, siko biza. Ndibuka tuja muri lockdown ya covid, baja gufunga twebwe covid igitangira muri 2020 mu kwezi kwa gatatu, nico gihe bafunze amabiro. Baduhamagaye mu nama turi abantu benshi, umuyobozi wacu sukumugaya kandi n'umuyobozi niyo makuru yari afite. Aravuga ati ibi bintu reka dufate ko bizamara iminsi mikeya cyane, n'amezi nk'abiri cyangwa 3, tumenye icyorezo cyerekeza, tuzosora tugaruke. Kwari abantu benshi kandi nyine b'imico itandukanye, namwe murabyumva. Ndaceceka nkareba abandi bakuru, kandi abandi nyine bisanzuye. Iwacu baca umugani bakavuga ngo inyana y'insindirano izayonka ariko ntizitsimba. Nkabona nokonka ariko sinotsimba, ariko numva umutima uramwe ngo iki kintu nintakivuga kandi nagitekereje naba mbaye gito. Shira urutoki hejuru, mbwira umuyobozi, ndamubwira ati ariko muyobo, sinza amakuru, ariko nje nza nicara ngatekereza. Iyo menye ikintu ko kibaye nzafata umwanya ngatekereza cyane. Ndamubwira nti ari jewe mpaye ndimo mbona amplere ubugari k'icyorezo gifite, sinari kubwira abantu bangana gutya ngo babe bafunze ngo biratwara amezi 2 cyangwa 3. Ndamubwira nti jewe uko wavuze neza, ninatekereje ko iyo nja kuba wewe nari kuvuga ko ibi bintu bishobora gutwara, nibitwara imyaka mikeya izaba 3, nibitwara yenda wateganya hagati y'imyaka 3 n'5. Abantu twari nka magana hafi y'igihumbi bama bavugiriza induru rimwe bose, barananseka, kandi kunseka birumvikana. Abantu bari iwabo wowe utari iwanyu.
ariko habamo undi mugabo umwe uzi unyumva cyane, mbona ko ahaguruka kandi umuyobozi nawe mukuru. Arabwira ngo yewe mwarimu mubajije Gedeon igitumye avuga gutyo, ati kuko nanje wogira ngo yasomye mu mutwe wanje, nuko niko natekereje. Abantu bagera nko muri 700 800 bama bagira ngo barambwira ngo none, kandi nanje mu byukuri nta yandi makuru nari mfite. Barambwira ngo nimbabwire, ndabwira mwebwe ko muratekereza nk'abantu barahi wanyu, ariko iki gihugu gishamikiye kiri kwisi, ni umutima w'ibihugu Londres bazabayita ngo ni nyina w'indi migi, ni umutima w'isi yose. Nimba iki cyorezo gituma dutonda imirongo ibyo kurya bigashira mu masupermarket, ko muratekereza ko nikigera muri Afrika njewe nturuka kikagera muri Amerika Latine mfasha no muri Aziya yo hagati mfasha mu baturage bakennye, mwebo ko muratekereza nkamwe bari hano, ko murabona bizagenda gute? Cyaturutse mu Bushinwa ubu kiri hano, ko murafunga imipaka uburaya bwose. Ikintu cyanyeganyeje uburaya kugeza kuri uru rwego n'ubu bushobozi mufite ubushobozi bwo guhemba abaturage bose mukabaha amafaranga. Ndabisobanura, wa mugabo wundi arahaguruka aranyungana, arangize umuyobozi nyine yari yamaze gutanga itangazo, aravuga ati ibi bitekerezo reka tubihe agaciro, tuzokomeza tubamenyeshe mu minsi iri imbere. Turangize wa wundi wanyumvisha ari umuyobozi mukuru arambwira ngo nidusohoka ngo tuje gusangira ikawa. Tuja gusangira ikawa, ibindi twaganiriye ntabwo bitureba hano. Icyo nshaka kubabwira, gutekereza ni ubuntu, ariko gutekereza nk'umuyobozi ni ishusho y'uko ungana. Uko ushaka iri kanisa rizangana nk'umuyobozi uyoboye, uko ushaka ko umuryango uyoboye uhagarariye uzangana, bihwanye mu mibare. Murabizi icyo bita ngo bihwanye ni egal, iko bingana nuko watekereje. Buriya mwaye mubona ko ari akantu kinjira gutya, nimba atari kontrente z'uko ikibanza cyanganaga, uwo umuenjeniyeri watekereje kubaka gutya nuko yatekereje. Yendi yaje kuba njewe suku mba narubatse, iyaje kuba wowe yenda suku ba warubatse. Ni ukuvuga ngo ugomba kwicara ugatekereza, kuko icyo nari mbabwiye cyatumye mvuga ibyo ngibyo, nababwiye ngo ugomba guteganya ukavuga ngo ibintu suku bizahora. Ese urimo uratekereza ko nimba atari uko ibintu bizahora, ufite option? Hari ibyo twita twebwe mu bitekerezo, ukavuga ngo mfite option A, B, C kugeza no kuri Z. Iyi nzira ni inkandira ahantu bikunde, ntiwakagombye kuvuga ngo nahuye n'inzitizi birangiriye aha ngaha, ngo wakagombye kuba ufite indi plan, ukavuga ati iki nikidakunda iki kizakunda. Hari umugabo wigeze kumbwira tuganiriye, kandi ntazi ko yabimbwiye, niko ntekereza, ariko iryo jambo ryabaye mu mutima wanje ubuhanuzi. Kandi twari ko tuganira nyine ibintu birimo gutekereza, arambwira mu magambo makeya kandi nkudatwajije, arambwira ngo burya ngo yabimbwiye mu analyse nziza, assessment nziza, isesengura ryiza, arambwira ngo n'ubuhanuzi. Nuko yambwiye, yabivuze mu rundi rurimi ariko ndabyumva nyine gutyo. Arambwira ngo isesengura, kuko nari mukoreye isesengura, arambwira ngo buriya, ahita nkubitangura bizi ngo buriya ngo yavuze n'ijwi ryo hasi cyane, ngo burya ngo isesengura ryiza, analyse nziza, ngo n'ubuhanuzi. Hari abazi ko guhanura ari uko umuntu agusengera akavuga ngo bizogenda gutya na gutya na gutya mu myaka iri imbere 5, ariko ntumenye ko ubuhanuzi uburimo muri digitale, mu iki gihe cya Yesu, ubuhanuzi bukomeye bukubiye mu bitekerezo. Batiriwe buzuzwa ngo bavuge ngo baragasha, bazabuzwa ngo baragasha. Sinkeneye, hari bimwe ndakeneye ngo buzuzwe ngo bambwe.
ngo bambwire ngo ibi bizagenda gutya na gutya na gutya, nakagombye kuba narabyantisipse, narabyitangurijwe, narihaye umwitangurizwa, kabitekerezaho, kabiganira, kavuga ngo iki kizagenda gutya, kizagenda gutya, nyuma bigende gutya. Nariko mbwira abantu twahoranye mu gitondo, umunsi jewe namenye ko bizagenda nka kuriya byagenze, turi kuri kamera. Ndarira, amarira arashira muri 2014 na 13 cyangwa na 14 sinibutse umwaka, kubera ko uri mureba ukavuga ngo ikindi kivaho hazaza hwiki, hazakurikiraho iki, nibigenda gutya nzabigenza gute, nibigenda gutya bizagenda gute. Iyo uri umuyobozi, niba uri umuyobozi utagira uwo mwanya wo kwicara ngo utekereze, ngo usesengure, uri umujura. Ikintu cya kabiri, umuyobozi agomba kugira engine, motere ikubye inshuro nyinshi aba ayobora. Ubundi umuyobozi ni nk'ikamyo, murimo muranyumva? Umuyobozi ni nka rukururana cyangwa ikamyo. Uri umuyobozi utwaye uri rukururana irimo motere y'akavuatire, bamara bakayishiramwo amatoni rukururana izitwara, ugize ngo ukure gutya gusa biraturika, birashwanyagurika. Mu buryo bwa Bibiliya, umunsi abanyesiraheli baje kwambuka Yorodani, abayobozi benshi b'abategaji baza bihisha mu bantu, akicarara bakagira ngo babyise ngo ni icubahiro. N'ubu nzanseka nkibaza, icubahiro ufite kiruti ca Yesu ni kiruti cy'aba, ngo ni icubahiro, ngo nico kisa gituma atanyeganyega. Naho ni ibandi ryaje kwiseseka ahantu ridafite icyamara, akajindira hariya bakagira ngo ni ukuba calme, ni ubuyobozi, naho ubundi bageze kuri Yorodani, nta kiraro cyari gihari, cyari igihe cy'imyuzure. Imana yabwiye Yoshuwa iramubwira ngo ubwire abatambyi aribo bafata, abandi basigaririya. Bibiliya zivuga gusa ukumva Yoshuwa yari ko abayobora, ariko iza ntekereza umuhungu Bibiliya itazivuga ngo ni mwene nde wateye intambwe ya mbere muri Yorodani yuzuye. Abantu batazi geography baza bumva Yorodani bakagiraho none ngo ni nka Minembwe, cyangwa ni nka Rwiko, cyangwa ni nka Kabembwe, cyangwa ni nka Mutambara, cyangwa bakagira ngo ni nka Nyabarongo. Siko singatangandika oyaye. Ariko kandi ngo cyari igihe cy'umyuzure, yarazimagije n'ibishanga byayo byose. Ariko ikiguzi n'igiciro cy'umuyobozi, arabwira ngo mubasige intera zihagije numara wikiremo. Ni ukuvuga ngo abakristo ntiwakagombye gusaba abakristo gukora icyo utazukora wewe nk'umuyobozi. Yesu yaravuze ngo sinaje gukorerwa, naje kugira gute? Ubundi ni ukuleadinga by example, ni ugutanga urugero, bagakurikiza rwa rugero. Nimba uri umuyobozi usaba abandi kugira isuku, wewe utagira isuku, cyangwa gukora isuku, wewe utagira, uzubwira abakristo gusenga, ugatangaza amasengesho utazusenga, ukabwira abantu kuzinduka kudakererwa amateraniro, wewe uzukererwa. Ubundi uri umuyobozi mwiza, babwire erezema ko hano hari abantu yenda hari aho nayoboye. Muzi ko mu gitondo abandi baza bazinduka nk'abakorari gusa n'abarepeta. Aho nayoboye abakorari bageze bahagera kurepeta, njewe nahageze kandi ntari burepeta.
ugatanga itangazo ngo abantu bari mu gukerererwa, nawe wagize gute? Uri umubandi, ntabwo uri umuyobozi. Ugomba gufata iya mbere, ugomba kumva ko nabwiye ko ugomba kuba ufite icyo utanga, icyobo cyawe cyaruzuye ugasagurira abandi. Babwiye ko ugomba kuba ari wowe ufata iya mbere, uba intangarugero kugira ngo abandi bagire gute? Bagukurikire. Ugomba kuba ufite ubushobozi buhagije. Kandi cyiza iyo koko uri umuyobozi urimo ukora mu mwanya wahamagariwe, biroroshye cyane. Yesu yaravuze ngo munyigireho, noroheje mu mutima, kunkorera ntibigize gute? Ntibiruhije. Ngo n'umutwaro mbakorera ntugize gute? Hari abantu bazavuga ngo kuyobora, ngo umuhamagaro, ngo pasiteri bugoye hehe? Ni wowe uba warakomplitse ibintu, uba uri muri domaine itari yawe. Yaravuze ngo umutwaro mbakorera ntugize gute? Nturemereye. Ikiza kiwuremereza n'ibirya bindi nababwiye. Ariko iyo uri umuyobozi wemera icyo wahamagariwe kandi ugakurikiza amahame agenga icyo wahamagariwe, ntabwo biremereye. Ariko iyo uhaye ugerageza nyine, uhaye ucura, ni nka bya bindi abasaza bavuga ngo ni ugucurisha agati kandi inyundo ihari. Iyo uri umuyobozi bivuga kuba ufite inyundo, nuja gucura biraja mu murongo. Ariko nimba uri umuyobozi urimo ucurisha agati, bizakuvuna, bizakuremerera. Mwiza agomba kuba ari umwizerwa. Pawulo yaravuze ngo kwitoza ku by'umubiri bigira akamaro kuri bike, ngo ariko kwitoza ku by'umwuka bifite isezerano ry'ubugingo none no mu gihe kizaza. Ngiye kubabwira ijambo rimwe, ntari kurivuga cyane, ariko reka ndivuge gutya ko nsigaranye iminota igeze nko ku 10 gusa. Kera sinari nzi ko nshobora guhindura ishusho runaka ikava mu indi shusho tiriwe nsakuza. Buriya nubona abantu batarimo bakwizera, sibo, ni wewe. Kwitoza ku by'umwuka neza ni umwitozo nk'uyu tuba dukora, nko kuja muri gym, nko kuja muri entraînement kugira ngo utere umupira, nko kuja kwitoza kwiruka. Umunsi wa mbere iyo wirukanse uzugira ibihimbo, ariko wa kabiri wa gatatu wamara ukwezi wawe wirukanka ukaruhuka gira gute? Ukamenyera. Ubundi muri ubu buzima bwacu bwose n'ubw'umwuka n'ubwa Kristo, cyane cyane santé mentale, ubuzima bwo mu bwonko, kuko ubwonko bugaragiye umuntu wese, busaba imyitozo. Sinzi uko mbivuga kugira ngo mubashe kubyumva. Hari igihe nageze ntekereza, ariko ngatekereza ibintu bidafite akamaro. Ndaza kubibabwira mu byumva. Uyu mugabo si mukuru cyane, ariko ntakiri umwana, cyangwa nimba muri mwebwe ni bande bazareba umupira, bakunda umupira? Arabizi ko nkunda umupira.
yes. Nk'uyu mugabo ungana gutya cyangwa uriya niwe nzi ko ari mukuru, n'uyu mugabo ndamuzi nzi ko ari mukuru, akamatangira gutekereza ari nk'umwana w'imyaka 5 akaja muri akademi ya Manchester gutera umupira, cyangwa akamatekereza nk'uko yabona nk'uko hari kwakina, ntimwabonye Kane yari irimo baye bakina, akamavuga ngo naje ndi nk'umukinyi wa Senegal kuko Senegal niyo yatwaye igikombe. Nta bantu baza batekereza gutyo, cyangwa nk'abamama nk'abari ugatekereza ukiri nk'umukobwa mutoya uhaye utaka, cyangwa uhawe kiniki ikidote. Ntabwo muza mubitekereza bene ibyo ngibyo. Kurya ubu harumanga ibitekerezo byabo. Ngiye kubafasha ikintu kimwe n'icyo ngiye gusoreza. Nize bingoye, ndangize biza kumpindura, ntibizampindura gusa, ntibizampindura ku mubiri n'imiterere. Umuntu yambona akambwira ngo se ko wahindutse, wewe aya masomo yaguhinduye wayakuye he? Nije mwarimu mukuru wanje. Kera nageze ntekereza kama wo mpa nteke, kama ntekereza ngafata nk'amasaha 2, kama ntekereza urebe imyaka mfite ndi muri primaire, kama ntekereza nka primaire nigiyeho, nkama ntekereza ndi muri primaire, nkama mbona mbaye muri primaire, ngatekereza mbaye niga primaire none uko byogenda. Ibyo bintu tibiza jewe byageze miza mu bitekerezo, sinzi ko namwe ari wo biza mu bitekerezo byiwe. Naje gusobanukirwa iyo ujagaraye mu bitekerezo, iyo watekereje usubira inyuma mu bugingo bwawe, mu mwuka wawe, mu bitekerezo byawe buri hahandi, uburi subiyeyo. Ni nko gutekereza umugabo nkanje ubu nyine paye novuga iki nyine, ugafata umwanya nk'ibyo wabitekereza. Namenye ko ibitekerezo ni umutu, cyangwa ni nguwo amafaranga amashiringi miliyoni 5 ukaza ufata ukajugunya gutya gusa ukazushwanda. Ibitekerezo ni umutungo wawe bwite udasangiye n'undi. Ukubi ubishandabuye birashandabuka kandi bikonu, uko ubibunzabunza ukabitekereresha ikintu gifite akamaro, ubu bishoye muri cya kindi nyine. Kandi umusaruro w'icyo watekereje nababwiye ngo bigaragara byose byavuye mu biki, mu bitagaragara. Nukuvuga ngo ibaze noneho ibigaragara byawe bibaye byabindi aho utekereza uri mu ndagarago, uwaho utekereza uwaho utaka uri mu kidote, uwaho utekereza uwaho urwanisha inka z'ibishasha. Tushobora kuzapfa utekereje uburyo uzotunga uzorora inka z'umukamo utubutse, uwaho utekereza inka z'ibishasha. Uko mbabwiye ibitekerezo by'urugero rw'iwacu mubasha kumva, ariko n'ibitekerezo biciriritse by'ubuzima bwa hano, ukazutekereza utudetayi tutari two, utudetayi tudafite 12, uburimo utekereza, uburimo wonona ibitekerezo byawe. Yesu yaciye umugani w'umuntu waje agaha abagaragu biwiki amataranta, ngumwe arayigenzura, undi arayigenzura uko yayihawe, undi arayifatagira gute, aracukura arayitama. Ibitekerezo ni wo mutungo wawe, ibitekerezo ni wowe. Nubitekerereza nabi uri umuyobozi rero, uri umuyobozi udafata umwanya ngo wibungabunge, ngo nurangiza ubu umuntu uhindutse. Pawulo yaravuze ngo umuntu uhindutse musha akaremerwa kuba musha, nukugira izindi behavior, nukugira imitekerereze n'imyitwarire irise isukuye iyunguruye. Nigeze kubwira abantu, ndabwira ninatangaye, sinari mbizi. Nigeze kubana n'umuntu uteye nkuko mpaye nshaka kubabwira, nshaka ko mwoba kera pe, ari umukoresha wacu, kandi ari umukirisitu nkuko tubivuga,
ubu nkora mu muryango wa gikristo, ariko icyo gihe nageze nanaririmba, nkunda gukora mpaye ndirimba, akambwira ngo nzoje muri World Vision kuko ngo niyo y'abakristo. Ariko ikintu cyari cyarantangaje kuri we n'uburyo ubwonko bwiwe n'ibitekerezo byiwe byari biyunguruye. Icyo gihe twageze tujana iwe yagezamwa n'inzoga, hakabaho twicarana mpayemwa fanta, ahayamwe inzoga, yadukundaga turi abasore nka batatu, ariko babiri tukaba ariwo duhorana cyane kubera urwego twari turiho. Tukaganira, mwahura nawe kugeza aho mutandukanira, ugataha gusubiye wibaza ariko uyu muntu yari umunyamahanga, ni umugabo w'umunyetiyopiya, kwibaza uyu mugabo akoze muki. Akaduha imirimo tukagenda tugakora ibintu, twageze twandika icyo gihe ku bintu by'ibipapuro binini, tukandika ibipapuro nka 30, akaza akabinyuzamo amaso, agaseka, akatubwira tubasha ariko muzi ubwenge, akadushima. Yarangiza agafata urundi rupapuro rumwe, bya bindi twanditse mu mpapuro nka 30, twakoze nk'iminsi 3 duhaye twiga tuzabinire ko mabwira byo gutekereza, akabyandika mu mirongo nk'itatu. Wareba birya yanditse ukamusanga neza bibumbye bya bitekerezo byose. Twebwe twarashandabutse, turoririya tangira kwiga. Ndamubaza ariko n'ubu n'umukoca wanje mu bantu bagiye bangira akamaro, kamaze ariko we kubera iki uyunguruye? Yari yariza ahantu heza, yigiye muri kiriya gihugu nyine ndimo, agaseka akambwira ngo tuza tuganira. Tukaganira, twaganira, atangira kuntoza kuganira, akambwira ngo kurya uzuganira ni kuzutekereza. Arambwira ati ugomba kuzoza utekereza, utekereza akaba ari na kuganira. Noneho ntangira kwitoza muri ubwo buryo, nza gusanga aha niho abantu bapfiriye. Hari amagambo yari yarananiye mu bukristo, hari ijambo nageze nsoma ryo mu Korinto rivuga ngo nubwo novuga ku ndimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko ndafite urukundo rurihangana, rubabarira rwihanganira byose, rubabarira byose. Umva araremereye, ariko ijambo ryari ryarangwe ikintu gikomeye kandi nakize kigahita kinkiza n'ibindi. Ntirutekereze ibibi ku bandi. Urukundo ruguha imbaraga, ariko n'umwitozo, naje gusanga ari umwitozo, ruguha imbaraga zikubuza gute. Wari uzi ko hari abantu azayicara akavuga ngo kuriya ngo apotre kanaka ngo ukamumutekerezaho, kandi kurya wamutekerejeho. Iyo wamutekerejeho nabi uzubona ari umuntu mubi, iyo wamutekerejeho neza uzubona ari umuntu mwiza. Jewe rero cyari cyarangwe no gutekereza abandi neza no kwizera abandi, ariko aho natangiye gutekereza abandi neza, nunkoreye nabi biza bimfasha kumubabarira, kandi atambabariye we atanansabye imbabazi. Kandi nza gusanga si burya iyo ugaye umuntu si uzuvunika, ni wowe uzuvunika. Iyo umuntu aguhemukiye ntumubabarire, umufashe kwikorera wa mutwaro wiwe, ariko iyo umubabariye iwe ni usigarana wa mutwaro kandi ukabura ruhutse wewe. Ariko izo mbaraga zo kubabarira, zo kugira ngo wumve urababariye cyakintu kandi bakubonemo imbabazi nawe, kuko iyo ubabariye ikintu cyagushizemo buzabuca bakabona wowe cyakintu cyagize cyo kugira gute kigutwara. Ishusho yawe neza y'indani nizi refleta ishusho yawe y'inyuma. Ukusi inyuma kuriya niko n'indanusa. Nimba indanu shandabutse n'inyuma urashandabutse, nimba indanu ufite ikeye n'inyuma uragira iki ikeye, nimba imbere ufite ubugome n'inyuma nubwo wo kwitwara nk'inuma buzagaragara. Ni ukuvuga ngo umuyobozi mwiza aza yitoza gusa nuko Imana yamuhamagaye gusa. Imana ibaha umugisha.